Karibu ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Nkuko mumaze kutumenyera rero tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza. Ngewe rero muri kumva ndabasuhuje, nitwa Josiane Iradukunda. Twe tumenyeranye mu kiganiro cyo guteka, ariko tugiye no kujya mu kindi gice cy'ikiganiro nacyo kizajya kibageraho cyo gukora cyo kubereka uburyo ushobora gukoramo ivaze mu buryo bworoshye, cyangwa se ugafata ya myenda yawe iba yarashaje aho kugira ngo uyite cyangwa se wenda iba umwanda mu rugo, ukaba ushobora kuyibyazamo ikintu cyiza kandi kiboneye ijisho. Nibyo mbese ngiye gutangira, nicyo kiganiro ubundi nyamukuru gihagarariye iki kiganiro gishyashya ngiye kuzajya mbagezaho. Kudapfusha ubusa yaba icupa aho kugira ngo urinyweremo amazi ujugunye, aho kugira ngo ufate umwenda wawe ushaje, umupira cyangwa isume cyangwa ikindi kintu ujugunye. Oya, ushaka kugafata ukabyazamo akandi kantu kandi keza kakugirira umumaro. Mbibutsa ko umuntu wakenera n'aya mavaze, umuntu wakenera ko afite nk'ikirori runaka, afite nk'iki, ushaka kuzajya mutubwira, twe turahari. Iyi vaze uramutse uyikeneye ukabona ni nziza, waduhamagara tukayikugezaho nta kibazo. Rero tugiye gutangira mbere ku buryo nkoramo aya mavaze. Ngiye guteraho iyi spray, uteraho amabara wumva ushaka. Uyu ni umuhondo, ndakoresha uyu, nkoresha amabara 3 kuri iyi vaze yacu nkuko muri kuyabona aha ngaha. Ni spray wazibona, ubaye ushaka kumenya aho wazibonera waduhamagara nkakurangira aho wayikura.
mwakoze kubana natwe rero muri iyi video y'uburyo ushobora gukoramo amavaze atandukanye, uburyo ushobora gufata imyenda ishaje aho kugira ngo uyijugunye cyangwa se wenda ibi kibazo kuri wowe bigutere desordre mu nzu, ushobora kuyifata ukayibyazamo ikintu cy'umutako kandi cyiza nk'uko mwabibonye. Urabona nk'aka gasutable karimo hagati, wagakoresha nk'agasutable nyine cyangwa se ukagakoresha nk'ivaze. Ugahindukije gutya, ushobora kugahindukiza gutya kakaba ivaze ugateramo ururabo, warangiza ukaba ushobora kugahindukiza gutya ugaterekaho ikintu, yaba icyayi cyangwa se akandi kantu waba ugiye gufata. Nashyizeho spray kuko ariyo yarindi hafi, ugaterekaho akantu ukicara muri jardin yawe kakaba gasa neza cyane. Rero ni nkuko ndimo ndabereka n'iyi ngiyi nayo niko imeze. N'iyi ngiyi ushobora kuyubika ikaba nk'ameza mu gihe uri muri jardin, ukaba waterekaho ikintu ako kunywa ukiyicarira witurije uri wawe mu rugo cyangwa no mu nzu mu rugo, akaba ari ikoresha nka sutable. Urabona ko isa neza cyane nkuko muri kubibona, cyangwa se ukayikoresha nka vase, uko wabishaka niko wabikora. Urabona n'andi mavaze atandukanye hariya hirya, iriya natema indabo muri kuzibona uburyo ari nziza. Rero ndabashishikariza kuko umuntu waba ukeneye iyi vaze, kuba forme yose waba ukeneye turayikora kandi tukayikugerezaho ku gihe. Igihe cyose uyishakiye ihita ikugeraho nta kibazo, aho waba uri hose tuyikugezaho kandi ku giciro cyiza. Rero muba ahantu heza, ntabwo twakwibanda mu by'imirire gusa tutateguye n'ahantu heza dutunganyiriza bya bintu byacu byo kurya. Biba byiza ko nk'ubu kuri aka gasutable uteretseho nk'agasosi k'inyama byaba ari sawa, ugaterekaho agacyayi kawe, ugaterekaho akantu akariko kose. Turashaka ko abantu bari bagasusuruko aho mutuye haba hakeye, ndetse n'ibyo murya bikaba bikeye, mukambara n'ibintu bikeye, n'imyenda, ibintu bya fashion biri imbere nabyo tugiye kuzajya tubibagezaho hano ku gasusuruko. Rero mwakoze kubana nanjye, na Josiane Iradukunda. Mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde. Bye.